Ushobora kuba aho uri kwibaza uti ese kubera iki telefone yanjye itagikoramo simukadi ya MTN? Wenda tuvuge ufite telefone yawe ya Airtel imagine, ubwo ni telefone zimwe ziri kugura amafaranga ibihumbi 21 zifite ikibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo rero ni ikibazo cyo kudakoramo simukadi ya MTN. Wenda ibi ngibi byo kuvuga ngo ntago internet iri gukora ni ibintu bisanzwe kuko ni kampani ya Airtel, ariko nanone guhamagara ni ibintu byari bikora cyane kandi byakoraga neza cyane, ariko muri iyi minsi ntago biri gukora. Ndagira ngo mubwire rero ikibazo cyabayeho muri iyi minsi itari mikeya, navuga wenda kare nk'iminsi igera ku 10 cyangwa se irenga, habaye ikibazo cy'uko simukadi za MTN zagize ikibazo cyo kwibana ntizikore neza cyane. Ndakeka nawe icyo kibazo urakibonye, ukajya kubona wenda tuvuga ugiye kureba amafaranga ufiteho, wakanda wamara kwemeza kuri simukadi runaka ugiye kwemezaho bakavuga ngo no sinyari, cyangwa se ugiye gukora amafaranga kuri banki bakavuga ati nta ikibazo kirakomeye cyane ntabwo biri gukunda, waba ugiye gukoresha umurongo cyangwa se bwa buryo bwayifashe bikanga cyane, ukanze kuri simukadi ukavuga ati no sinyari, habaye ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi rero habaye ivugurura muri Airtel, habayemo ikibazo gikomeye cyo kuvugurura, cyangwa se ntabwo nakita nk'ikibazo kuko ni ibintu byo kuvugurura kugira ngo bakomeze banoze umurongo neza. Ndaje mbabwire impamvu yahabaye ndetse mbabwire n'ukuntu byakemuka, icyo usabwa kugira ngo ubane nanjye kugira ngo mbabwire byinshi cyane birambuye ku kibazo cya Airtel cyangwa se cy'isimukadi muri rusange. Hari ikindi kibazo cyabayeho rero, ugiye muri setting ukareba ka kantu kabayeho kitwa Volt, urebye hariya hejuru hafi ya network. Icyo kibazo cyaje muri telefone nyinshi cyane, nyinshi zitandukanye, nigeze mbyakira bambwira ati ese byagenze gute kugira ngo kino kibazo kiza muri telefone zacu. Ndaje mbabwire ndetse ikiza cya Volt ndetse mbabwire n'ikibi cyayo, usibye ko ibyinshi ni byiza gusa kuko nta kibazo itera na gitoya, ahubwo ndababwira ibyiza kuri byo. Iki kiganiro kirasoza mbabwiye mu by'ukuri usobanukiwe mu buryo bwimbitse cyane, ku buryo uramenya neza impamvu ndetse umenye n'ukuntu ikibazo cyawe cyakemuka mu buryo bwimbitse cyane kandi mu buryo bwiza cyane. Ndaje mbabwire ukuntu urabigenza kugira ngo bikemuke. Wowe rero ukibona uyu murongo bwa mbere cyangwa se iyi channel yacu bwa mbere, ni channel igamije kugezaho ikoranabuhanga ritandukanye kandi no gukemura ibibazo byanyu mu bibazo bya buri munsi. Wowe icyo usabwa no kubana nanjye nkakwereka ukuntu ikibazo giteye ndetse n'ukuntu cyakemuka. Icya mbere, iyo ubonye ukanze biriya bikanga, ujye umenya ngo simukadi byanze bikunze niba ifite ikibazo, telefone yo aba ari nzima cyane. Hari benshi bambwiye ngo telefone yanjye ndayigurisha cyangwa se telefone yanjye ifite ikibazo gikomeye cyane. Telefone yawe rero ni uko nta kibazo ifite, ahubwo ni uko utazi kubikuramo. Igisabwa rero ni iki ngiki: niba telefone yawe ifite ikibazo cyo kuba uri gukanda ureba amafaranga bakavuga ngo no sign cyangwa se no signal, nuko telefone yawe yakoze icyitwa sinzi ukuntu nakita mu cyongereza cyangwa ukuntu nakita mu rurimi rw'amahanga. Mu yandi magambo nuko simukadi yawe isa nkaho bayihagaritse, ahubwo icyo usabwa no kugira ikintu kugenda ku bantu baswapa bakagufasha. Niba uri gukanda ukabona mu by'ukuri bavuga ngo no signal, simukadi ya MTN yawe yanze gukora muri Airtel yawe, icyo usabwa no kwegera bari abantu bafite ububasha bwo kuba baswapa bakaguswapira, kuko icya mbere bakoze babanje gukora ivugura, baravuga ati rero niba twavuguruye uburyo bwa internet ndetse no tugomba no kuvugura ku buryo bwo kugira ngo dukoreshe simukadi za 4G. Icyano basaba rero ni iki: nuko ugomba kwegera bari abashinzwe kuguswapa simukadi yawe, bakayiswapa simukadi bamaze kuyiswapa ukayishyira muri telefone yawe, ihita ikora neza kandi mu buryo bworoshye cyane, ku buryo ibyo ukora byose byemera kandi bigakora mu buryo bwihuta cyane. Icya kabiri rero nakubwira, niba ufite ikibazo cyitwa Volt, cya kibazo cyakozweho n'abantu benshi cyane, baravuga ati telefone yanjye yapfuye, hari akantu kaje muri telefone yanjye ndetse mu by'ukuri nta nubwo nkasobanukiwe, ubanza telefone yanjye yapfuye. Icyo usabwa rero, icyo ugomba gukora ni iki ngiki: ugomba kumenya ko Volt iriya jambo ryagiyemo ejo bundi rwose, kuko byakozwe n'ubundi na na Airtel, byakozwe na Airtel kuko ikintu babanje kureba baravuga ati rero hari uburyo umuntu mu by'ukuri abangamirwa nuko aba ari kuri YouTube cyangwa se wenda ari kuri abari kuri WhatsApp, ari kuri TikTok, ariko akabangamirwa nuko iyo bamuhamagaye cyangwa se wenda tuvuge ari gucatinga, bamuhamagara network igahita ivaho. Icyo yakoze rero iriya Airtel, icyo yakoze ni iki ngiki: yahise ifata kariya kajambo kitwa Volt igashyira muri telefone yawe, kugira ngo igihe umuntu aguhamagaye wa mwanya kugira ngo network iticika cyangwa se wenda connect ku mashini cyangwa se kuvuga uri gucata n'umuntu uri kureba video kuri YouTube itacika, nicyo kintu bari bashatse kugira ngo bakemure. Buriya kariya kajambo niba ukareba neza kitwa Volt, baguhamagaye
muri telefone yawe baguhamagaye rwose ntago network icika, urakomeza ukajya kuri YouTube, ukajya kuri WhatsApp kandi muri no kuvugana n'umuntu. Kugira ngo ubyumve neza icyo uzakora uzahita ukanda ushyireho parallel cyangwa se ushyire muri loud speaker, ubundi noneho ukomeze ucate nta kibazo cya internet kugira ngo wenda ngiracika cyangwa iki. Nicyo kintu rero Volt imaze. Niba uzi ko inari muri telefone yawe ni amahirwe akomeye cyane, ntuzayikuremo. Nkeka ko rwose ingaruka ni nziza cyane kuko ituma uvugana n'umuntu kandi uri no kuri chat mu buryo bworoshye cyane. Nakubwira ko rero ibyo ngibyo ari byo bibazo mwibazaga cyane, nicyo nashaka kugira ngo nkubwire. N'ubwo buryo bwonyine ugomba kugira ngo niba telefone yawe ikore neza, ujya ku mwagenti wawe cyangwa se umuntu ushinzwe kugira ngo aswape simukadi, arayiswapa, yamara kuyiswapa akaguha iya kabiri, yamara kuguha iya kabiri ikabona gukora muri telefone yawe kandi neza cyane. Niba ufite icyo kibazo rero ndakeka ari uko nguko cyakemuka mu buryo bworoshye cyane. N'ubwo buryo bwa nyuma ntuzashyire umutekinisiye ngo ayikore cyangwa se agire iki, ntabwo yabishobora kereka aswapye akaguha simukadi yindi. Icyitonderwa muri ibi bintu rero ni uko niba ugiye guswapa ugomba kumenya neza ko simukadi yawe abantu wari ufiteho urabatakaza, ahubwo bikore kare kugira ngo bakureho. Nimara kubakuraho ubashyire ahantu ku ruhande kugira ngo nuswapa uzabone abantu wari ufite kuri telefone yawe. Ntabwo ari byiza kugira ngo utakaze abantu bawe kandi bafite akamaro. Ugomba gufata abantu ukabashyira ku ruhande maze ubundi ukabikora kugira ngo nuswapa bakagenda uzagira iki, uzongere ubashyire muri telefone yawe. Ibyo ngibyo nibyo nabateguriye rero, nizere ko musobanukiwe cyane ikibazo cyane mwari mufite muri iyi minsi. Imana ibahe umugisha. Niba wadukunze rero ukanda subscribe, ukanda like, nicyo gihembo cyonyine nshaka ko wamemba nk'umuntu ugufashije cyane. Subscribe naho hasi rwose munsi ya video ukandeho, ukanda like kugira ngo channel yacu izamuke kandi tujye tubaha byinshi cyane ubibone udashakishije cyangwa se wenda ugorwe nabyo. Nizere ko ugiye